Nshuti bavandimwe abadukurikiye hirya no hino abakunzi ba Rise Up Media TV, uyu ni wa mwanya mukunda muri benshi wa Gospel Show. Uyu munsi rero nkuko bisanzwe nkuko mubimenyereye twabazaniye umutumirwa kandi mukunda muri benshi. Mwatangira mwizira abadukurikiye. Murakoze cyane, nitwa Pasteur Bizimana Emmanuel, ndi umushumba uyoboye itorero Pentecote Holiness rikorera mu karere ka Rubavu, umurenge wa Rubavu, akagari ni ka Rukoko, umudugudu w'Isangano. Ushaka kwamenya neza ni inyuma ya clinique ya Ndengera, muri metero 100 uvuye kuri clinique. Pasteur murakoze cyane. Hanyuma umuntu yakwibaza ese umurimo byifashe gute muri ibihe bya Covid, umurimo wanyu wari uhagaze? Murakoze. Iki gihe cya Covid iri hose ku isi ndetse no mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Covid rero yahungabanyije byinshi kugeza no ku bakristu, n'abakristu bacu bagiye bahungabana, ndetse abo bagiye baba muri guma mu rugo, bikiyongeraho n'isengero zagiye zifungwa. Ibyo bituma n'ubundi abakristu bagira hungabana. Ubu itorero ryanyu riri gukora? Ryarafunguye ubu rirakora. Hanyuma se umuntu ashobora kwibaza ese mu buzima busanzwe, ese mu mibereho yari imeze gute nk'abashumba? Ko tumenyereye yuko abandi bantu bafite imirimo bakora, ariko mwebwe cyane akenshi muba muri kwitorera. Ese ubuzima bwanyu bwari bimeze gute? Murakoze cyane. Dushingira ku ijambo ry'Imana. N'ubundi ijambo ry'Imana ricyo ribivugaho, riravuga ngo inyoni n'ibisiga byo mu kirere ntibibiba ntibisaba ntibiboneka mu bigega, ariko data wo mu ijuru arabigaburira. Twavuga inzira z'Imana zo zirahambaye. Ni koko twabayeho, twarariye, twaranyoye, ndetse n'abakristo bacu bariho ntawe twatakaje kubera ko turi muri Covid. Mu itorero tuzi yuko mu itorero habamo abantu bafite ingeri zitandukanye, harimo ababa bifite, harimo n'abatishoboye. Se abo batishoboye hari uburyo itorero ryagiye ribageraho mu buryo? Murakoze cyane. Icyo kintu twaragikoze, n'ibyo koko ntabwo twahura n'icyorezo n'iki ngo mu itorero tubure kugira abantu dusura cyangwa se dufasha. Twarabikoze icyo gikorwa, twafashije abantu bake aho twifashishaga n'ubundi abafite ubushobozi. Hari abakristu twahamagaye bafite ubushobozi mu itorero, baradufasha, baduhereza inkunga, tuyishyikiriza ba bandi badafite ubushobozi. Icyo gikorwa cyarakoze. Murakoze cyane. Hanyuma se ubu ngubu itorero nta mukristo mwatakaje, bose barongeye baragaruka? Ko muri iki gihe cya Covid hari uburyo abantu benshi bavuga ngo abantu benshi baraguye, ibyo gusenga babivuyemo. Namwe se muremezanya n'abavuga gutyo? Ntabwo ari cyane, ariko koko Covid nanjye ndabihamya ko ari abantu bavuye mu byizerwa, aho bamwe twatangiye kujya tubona baragiye mu bidakwiriye, aho usanga abakristu batanywaga inzoga tugasanga ubu ngubu bari kuzinywa, abo tutakibona mu rusengero batakiza, bo barahari. Ibyo turabyemeranya, ndetse n'ubu tujya gusura tukamubwira ko isengero zafunguye, ariko ugasanga gifite indi myumvire. Ibyo byo birahari. Mwakoze. None abo bantu mwabafasha? Uwo musanze yaraguye mufasha iki? Inzoga atarazinywaga mbere, uwo muntu mwamufasha iki? Murakoze cyane. Ikintu turi gukora n'ubundi, Yesu we nta kindi yakoze, aravuga ngo ifatiro zisenyutse wakora iki? Wasenga. Turafata umwanya wo gusenga, wo kubasengera, ariko no kubasura. Turabasura, tukabwira ijambo ry'Imana, kuko hari abatangiye no kugaruka, ndetse hari n'abari kuza gusaba imbabazi, bakavuga bati rwose kubera iyi Covid, kubera guma mu rugo, byatumye ntandukira, none ndagarutse mu mbabarire. Ndetse ndashima ko umushumba yaje kudusura, ndashima ko diakoni yaje, ndashima ko korali yansuye. Ibyo byose bikaba kumugaragariza ubumuntu, kumugaragariza urukundo, bigatuma n'ubundi agaruka. Kandi Yesu nikavuga ngo
wari uragiye intama 100, imwe yaratakaye asigaye 99 gushaka yazimiye, igarutse rero ni ibyishimo. Natwe nicyo gikorwa turi gukora. Hanyuma dufite abantu benshi badukurikiye, hari ijambo wenda nshobora ko mwateguye mwabwira abadukurikiye ribahumuriza umutima cyangwa se ribakomeza muri uru rugendo mwatangiye rw'ubuzima. Murakoze cyane. Uyu munsi dufite ijambo ry'Imana rivuga ngo gutabarwa n'imbaraga ziva ku Mana. Gutabarwa n'imbaraga ziva ku Mana kubera iki ariyo topic tuganiraho uyu munsi. Niyo tuganiraho kuko muri iyi si hari uburyo bw'imbaraga eshatu shaka kubabwira. Izo mbaraga eshatu tugiye kuziganiraho, noneho twumve imbaraga ziva ku Mana, twumve gutabarwa kuva ku Mana. Imbaraga ya mbere ni imbaraga y'ubutunzi. Ubutunzi burimo amafaranga. Amafaranga muri iyi si ndetse no mu gihugu cyacu cy'u Rwanda ndetse no mu itorero, imbaraga zitwa amafaranga zirahari muri iyi si, kandi benshi barazikoresha, kandi iyo bazikoresheje ubona koko ibyo bashaka kugeraho babigeraho. Ndetse imbaraga za kabiri zikaba imbaraga zo kumenyekana cyangwa se kugira abakomeye. Ni ukuvuga ngo uyu munsi munyamakuru ndamutse tuziranye kumpereza serivisi biroroshye, urambona ugahita wumva ko ushaka kuma serivisi kubera ikimenyane. Ariko ijambo ry'Imana rawo ritubwira ati izo mbaraga zombi tumaze kuvuga, haba imbaraga z'ubutunzi, z'amafaranga, imbaraga z'ikimenyane, zo kumenyana, zishobora gushira, zishobora kunanirwa. Araho zirinanirwa, arawugera ubutunzi. N'ijambo ry'Imana mu migani atubwira ngo kumusura ubutunzi ntacyo bumara, ariko gukiranuka bidukiza urupfu. Ni ukuvuga ngo rero izo mbaraga z'ubutunzi ni imbaraga zikora ariko zigera igihe zikananirwa. Imbaraga zo kumenyekana, ushobora kugenda ukagera kuri mwene wanyu ukomeye, wakomanga ukabona ntakinguye, ariko hari imbaraga za gatatu dushaka kuganiraho. Haleluya. Imbaraga za gatatu shaka kugira ngo mwene data we unkurikiye uzumve, umenye ngo izo mbaraga nanjye nizo ngiye kwishingikirizaho, nizo nshaka ko wishingikirizaho muri iki gihe, muri ibi bihe turimo. Umenye ngo imbaraga ziva ku Mana. Iyo dusomye ijambo ry'Imana hariya muri Danieli ibice 3, umurongo wawo wa 23, Danieli ibice 3 umurongo wa 23, aratubwira ati, Danieli ibice 3 umurongo wa 23, nuko abo bagabo batatu Saduraka na Meshake na Abedenego bagwa mu itanura ry'umuriro ugurumana hagati uko bakaboshywe. Uwo mwanya umwami Nebukadinezari aratangara, ahaguruka n'ingoga, abaza abajyanama be ati, harya nitwajugunye mu muriro abantu batatu baboshywe? Baramusubiza bati, ni koko nyagasani. 25 arababwira ati, dore ndareba abantu 4 babohowe bagenda mu muriro hagati, kandi ntacyo babaye, ariko ishusho y'uwa 4 irasa n'iy'umwana w'Imana. 26 Nebukadinezari yigira ku muryango w'itanura ry'umuriro ugurumana, aravuga ati, yemwe ba Saduraka na Meshake na Abedenego, mwabagaragu b'Imana isumba byose mwe, nimusoke muze hano. Nuko Saduraka na Meshake na Abedenego baherako bava mu muriro. Umurongo wa 27, maze abatware b'intebe n'ibisonga byabo n'abanyamategeko n'abajyanama b'umwami baraterana, bareba abo bagabo, basanga umuriro utashoboye kugira icyo ubatwara, kandi umusatsi wo ku mitwe yabo
utababutse n'imyambaro yawo ntacyo yabaye, habe ngo wakumva umuriro ubanukaho. Mwakira ijambo ry'Imana. Uyu munsi bene data mudukurikiye hirya no hino, ndagira ngo wumve icyiza cyo kwiringira imbaraga z'Imana. Aba n'abasore batatu Bibiliya itubwira biyemeje kwiringira imbaraga z'Imana. Uyu mwami Nebukadinezari yari umwami uyoboye igihugu, yari umwami ufite ibikomangoma, yari umwami ufite ingabo, yari umwami washakaga icyubahiro ko kiba icye gusa. Ariko aba basore baravuga ngo nubwo wakigereranya n'Imana, twebweho twiringiye imbaraga z'Imana, twiringiye Imana. Abatware be bamuhereza inzandiko zo kumwereka ko umuntu wese utazamuramya, umuntu wese utazamupfukamira, uwo nguwo akwiriye kujugunywa mu itanura ry'umuriro. Hari abasore rero batatu tumaze kumva muri ijambo ry'Imana, twumvise Saduraka, Abedenego na Meshake biringiraga Imana. Bari abasore bamenya ko ari Imana ishobora byose, ari Imana ifite imbaraga, ari Imana itabara. Baravuga ngo twebwe iyo Mana niyo tuzagumye kwiringira. Ubwo babatangiraga ibirego, ubwo bavugaga ngo nibagende bapfukamire uwo Nebukadinezari, baravuze ngo no, ntabwo bikwiriye, ahubwo twebwe iyo Mana yacu, iyo Mana dusenga, iyo Mana twiringiye, niyo Mana dukwiriye gusenga no gupfukamira. Bituma ngo inkuru igera kuri uwo mwami, ararakara. Aravuga ati ntabwo bikwiriye ko ari umuntu n'umwe mu gihugu cyanjye utakubahiriza amategeko yanjye. Ariko Saduraka, Abedenego na Meshake bari banze gupfukama. Baravuga bati uwo mwami twiringiye, uwo mwami twizeye, iyo Mana dukorera izaturengera. Ariko hari itegeko ryari ryasenywe, umwami yari yashyizeho umukono. Itegeko ryaravugaga riti umuntu wese utazapfukamira uwo mwami Nebukadinezari, utazapfukamira ibigirwamana bye, uwo ngo azajugunywa mu itanura ry'umuriro. Niryo jambo twumvise mu mwanya aho aba basore batatu ngo bafashwe bajugunywa mu itanura ry'umuriro. Bajugunywe mu itanura ry'umuriro, Bibiliya iratubwiye ngo bakibageza ku muryango, bakibajugunyamo, ngo ari ikimenyetso cyabaye. Hari ikimenyetso cyabaye. Mwene data, komeza wiringire imbaraga z'Imana. Ngo abari babafashe bakabajugunya mu itanura ry'umuriro nibo bafashwe n'ibirimi by'umuriro ngo barashye. Ibyo ngibyo Nebukadinezari abirebesha amaso ye, abona ko bahiye. Ngo niyo mpamvu yaje arunguruka mu itanura, arabaza ngo harya twajugunyemo bangahe? Haleluya. Baramusubiza bati twajugunyemo abasore batatu kandi baboshye, Saduraka, Abedenego na Meshake baboshye. Noneho ubwe aratura ngo abo mbona, ndabona babohowe, ndabona bagendagenda, haleluya, ndabona ari bazima, ndabona bagendagenda mu itanura, noneho nta n'icyo babaye. Noneho hazaho guhamya kudasanzwe, avuga ngo ndabona muntu wa kane. Haleluya. Reka ngubwire ngo niwiringira imbaraga z'Imana, uraza kubana n'Imana. Muri ibyo bibazo byose waba urimo, Imana iramanuka, iraza ibane nawe. Ngo umwami Yesu aramanuka, yinjira mu itanura, agendagenda hamwe na Saduraka na Abedenego na Meshake. Itanura, umwami yageze mu itanura, ahari ryakongera kwaka, babonaga riri kwaka, ariko yari yarangije kurizimya. Mwene data, reka ngubwire ngo niwiringira uwo mwami Yesu, niwiringira iyo Mana yacu, uyiza azi uwo mwami, reka ngubwire ngo icyo kibazo urimo araza kucyoroshya, araza kukigabanya, araza kugikuraho, kuko arabishoboye. Niba yaramanutse mu itanura akabana na Saduraka, Abedenego na Meshake, akagenda agakora no ku maso ya Nebukadinezari, Nebukadinezari akarunguruka mu itanura, agasanga bari kugendagenda ari bazima, ntacyo babaye. Nawe uyu munsi wowe dukurikiye, ndakubwira ngo hari imbaraga z'Imana. Nuko Nebukadinezari aravuga ngo yemwe bagaragu bisumba byose, nimusohoke. None atangiye guhindura imvugo. Mwene data, bagiye guhindura imvugo. Imana nimanuka kugutabara, barahindura imvugo. Haleluya. Barahindura imvugo, bagiye guhindura imvugo. Uko bagiye guhindura imvugo, Nebukadinezari yarazihinduye, aravuga ngo yemwe bagaragu b'Imana isumba byose. Icyo ngicyo cyatumye Nebukadinezari avuga gutyo. Nawe bagiye kuvuga, bagiye kuhindura imvugo kuri wowe. Kubera iki? Hari imbaraga zitabara, hari imbaraga ziva ku Mana. Imana ije kugutabara. Umura komera. Wicyo usabwa niki?
ni ukwiringira Imana, ni ukuyizera, ni ugugumya kuyikurikira, ni ugukomeza guhamya mu byo urimo byose, mu byo ukora byose ugahamya. Nicyo ngiki gushakaho, nta n'ikindi. Irashaka kuhamya mwene data. Oh haleluya. Nebukadineza arabwira Sadraka, Abednego na Meshaki ngo nimusohoke muri iryo tanura. Aratangira avuga ngo Imana ya Sadraka, Abednego na Meshaki niyo Mana igiye gusengwa mu gihugu nyoboye. Kubera iki? Kubera ko biringiye Imana, kubera ko bayihamije, kubera ko bizeye zirambaraga z'Imana, zirambaraga barazizeye. Oh haleluya. Reka ngubwire mwene data rero, izo mbaraga nizo narindi kugira ngo uyu munsi tuganireho, kubera ko imbaraga za mbere wumvise ko ntacyo zakumarira, imbaraga z'ubutunzi, imbaraga z'abakomeye wumvise ko ntacyo zakumarira, aho wageze ukabona ko imbaraga z'ubutunzi zinaniwe, bwa burwayi wahuye nabwo, wahuye n'uburwayi ukoresha amafaranga biranga, kugeza na n'ubu wowe ukunkurikira ushobora kuba wicaye ku gitanda, ushobora kuba ku gisasiro cy'uburwayi, ariko izere imbaraga zikiza, imbaraga ziva ku Mana. Izakuye Sadraka, Abednego na Meshaki aramutanura bakavamo ari bazima, umwami agahamya. Reka ngubwire mwene data wurikiye, bagiye guhamya. Wicyo usabwa niki? Nuko nawe uhamya. Nukuvuga ngo noneho za mbaraga za bene wacu zirananiwe, za mbaraga z'imiryango zirananiwe, za mbaraga z'ubutunzi zirananiwe, none nanjye niringiye. Nguko barabasore batatu biringiye iyo Mana, bavuga ngo nubwo itadukiza amaboko yawe y'ubugome, yewe Nebukadineza ntabwo twayihakana. Nawe ndagusaba ngo ntugire ikindi wiringira Imana yacu. Imana yacu irakomeye kandi yiteguye gutabara. Itubwira neza ko yatabaye ubwoko bw'Abisirayeli, ibukura muri Egiputa, ibukura mu buretwa Farawo yari yarabashyizemo. Aho ngaho aho bageze, ngo bageze ku nyanja ya Yorodani. Aho ngaho mwene data, ngo Farawo yarabakurikiye. Ibigukurikiye ni byinshi, ariko nje kukubwira ati humura, mu minsi mike ugiye kubishaka ubibure, ugiye kubireba ubibure. Ngo nuko barataka. Ese uri gutaka nde? Uri gutakira nde? Aho uri gutakira mukuru wawe, uri gutakira mwene wanyu, uri gutakira nde? Ariko itakira Uwiteka Imana ishobora byose. Ngo batatse, ngo Mose, ngo Imana iramubwira ngo bwira Abisirayeli bakomeze bagende. Abo banyegiputa mubonye ntabwo muzongera kubabona. Mwene data, nje kukubwira ngo ibyo bibazo uri kureba, ibyo biri imbere zawe, ibyo uri kumva, ibyo biri kukwirukangaho, ntabwo uzongera kubibona. Ariko se ni ryari uzabibura? Ni cyagi uzaba wiringiye, ni cyagi uzaba wizeye. Imbaraga ziva ku Mana. Imana yacu rero ifite imbaraga. Bibiliya itwereka abantu benshi biringiye Imana kandi bagenda batabarwa. Iyo tubonye umusore witwa Yosefu, icyo usabwa ni iki mwene data? Urasabwa guhamya, haba mu burwayi urimo, haba mu bukene, haba mu mirimo yose ukora, haba mu kazi ukora, urasabwa guhamya iyo Mana. Uko bari basore batatu bahamije, Sadraka, Abednego na Meshaki. Uyu musore witwa Yosefu nawe yarahamije, arahamya, aravuga ngo nizeye Imana ishobora byose. Iyo ngiyo niyo niringiye. Bituma ngo ageze ahantu umugore w'umwami aramwifuza, yifuza ko baryamana, ariko arakiranuka, arahamya, agera mu nzu y'imbohe, ashyirwamo arenganya, ariko akuwemo. Igihe cyarageze, arasubizwa, atabarwa kubera iki? Kubera ko yahamije. Nawe mwene data, iri jambo ry'uyu munsi ngira ngo wowe nkurikiye umenye ngo nawe ni igihe cyo guhamya. Ni uguhamya iyo Mana wiringiye, kubera ko hari imbaraga zitabara, hari imbaraga. Reka ngubwire imbaraga z'Imana, izatabaye Abayuda, izatabaye Morodekayi, izatabaye Esiteri. Izo ngizo ziracyahari, izo ngizo zirahari. Wibuke Esiteri atabarwa, wibuke Morodekayi atabarwa. Hari ibyo bari kugupangira, hari ibyo bagupangiye. Hamani hari ibyo yari yapanze. Bibiliya irambwira ngo yari yateguye urubambo rwo kugira ngo abambeho Morodekayi. Ariko Morodekayi aravuga ngo turi Abayuda, uri umuyuda, umenye ngo uri umuntu Imana yamenye, uri umuntu Imana yishimira, uri umuntu Imana ihamya. Reka ngubwire ngo nawe uraje utabarwe. Uyu munsi rero mwene data, ndagira ngo umenye imbaraga zitabara. Izo mbaraga arizo wishingikirizaho, izo nje kukubwira, arizo ukomeza kwiringira. Umenye ko ibihe turimo ni ibihe biruhije, ariko si wiringiye iki? Muri iki gihe turimo, muri iki gihe turi muri iki cyorezo cya Covid, abantu benshi bararuhijwe, abantu benshi bari
gukora ku kintu bakoze icyo ari cyo cyose bakabona nta kigenda, ibintu byose uri kubona byarahindutse, ariko se wowe uri kwisunga iki muri iki gihe? nje kukubwira ijambo ry'ihumure rikubwira ngo izera imbaraga z'Imana, nk'uko Saduraka, Bedenego na Meshake byagenze, niko natwe muri iki gihe dukwiriye guhamya, kandi igihe kizaza reka ngubwire ngo uraza kubona igisubizo. Ijambo ry'Imana rirabimbwira, rirabimbwira usomye mu Bakorino ba mbere ibice 20 haravuga ngo ubwami bw'Imana ntabwo ari ubw'amagambo, ubw'imbaraga n'ibikorwa. Ni ijambo ry'Imana ribitubwira. Icyo ngusaba ni iki, mwene data wunkurikiye, ndagusaba ko ibyo byose nubwo waba usenga, nubwo waba umeze ute, ariko kora, ndagusaba gukora. Niba uri muzima utarwaye, kora. Ndagushishikariza ko wakora ukamenya ko ubwo bwami turi kwamamaza ntabwo ari ubw'amagambo. Nawe urasabwa gukora kugira ngo utere imbere, urasabwa gukora kugira ngo ibyo bindi byose n'Imana nikureba ikwishimire. Reka rero uyu munsi mbashimire mwebwe mwari mudukurikiye kuri televiziyo kugira ngo mumenye imbaraga z'Imana, kandi tuzakomeza kujya tuganira namwe tubagezaho ibiganiro turabifite binyuranye, ariko ijambo ry'ihumure uyu munsi kugira ngo hari imbaraga z'Imana zitabara. Murakoze cyane. Pastor arakoze cyane, kugira ngo mwafashijwe. Nanjye nafashijwe cyane. Hari ijambo avuze ngo imbaraga z'Imana iyo zije abantu ngo bahindura imvugo. Amen. Bahindura imvugo. Amen. Tubyizere ko imvugo zigiye guhinduka. Amen. Hanyuma Pasiteri, ubwitangira hari ikibazo nibajije. Bavuze ngo hari imbaraga z'amafaranga, hari imbaraga zo kumenyekana. Ese izo zo ntabwo zikenewe? Hamwe nk'abashumba b'itorero ntabwo izo mbaraga zikenewe? Murakoze cyane. Izo mbaraga zirakenewe kuko natwe tutazifite, cyane cyane imbaraga z'ubutunzi arizo amafaranga, natwe turayakeneye kuko akemura byinshi. Ariko impamvu twavuze ko izo mbaraga n'ubundi zigerageza zikananirwa, nicyagiye ubutunzi bibiri bitubwira ngo kumunsi w'uburakari ubutunzi ntacyo bumara, ariko gukiranuka bidukiza urupfu. Izo mbaraga zirakenewe, ariko ntabwo we mukristo ngurikiye udukurikiye muri aya masaha, ntabwo usabwa ko wagenda kurutisha ubutunzi bwawe Imana. Nicyo dushaka kuvuga aho ngaho. Umenye ngo ubwo butunzi ni bwiza, tubushake tunabukore, nabukomoje ko tugomba no gukora, ariko tumenye ngo Imana ishobora byose ituma nayo mafaranga aboneka, niyo dukwiriye gushyira imbere. Murakoze cyane. Ariko muri iki gihe hari abantu usanga bakorera Imana, ariko cyane cyane bashaka izo mbaraga z'amafaranga. Abo hari abo mubizi ko bihari ibyo bintu? Ibyo ngibyo ntabwo byabura muri iyi si, ariko twebwe nje nihereyeho ijambo ry'Imana rirambira ngo nuko bene data muzirikane guhamagarwa kwanyu. Nje mbagaze mu muhamagaro, wenda hari wabashobora kuba badahagaze mu muhamagaro ari byo bashaka. Nje icyo mfite ni misiyo Yesu yari afite, misiyo yo kugeza abantu kuri Kristo. Iyi niyo misiyo nshyira imbere, nifuza ko abantu bazajya ku mwami Yesu. Izo mbaraga zindi zikaza ari inyongera, ariko icyo ngicyo niyo misiyo yanjye. Murakoze cyane. Arakoze cyane Pasiteri, ngira ngo sinzi nimba watanga nimero zawe kugira akaba yifuza kuganiriza. Murakoze cyane. Mbere yuko ntanga nimero, mbashimire uburyo ki mwashyizeho iyi televiziyo, kandi shishikariza abantu bose bazakurikirana iki kiganiro cyacu kugira ngo televiziyo yanyu mwongere ngo muyimbire ni Rise Up Media TV. Ndabashishikariza ko rero iyi televiziyo mwayigana, n'ubundi ayikorera hano muri studio yayo hano mu karere ka Rubavu, mu murenge wa Gisenyi, munsi y'umusigiti, mu kubo uri kumanuka ni mu kuboko kw'ibumoso. Ndavuga ngo rero mwayigana kuko ubutumwa bwiza ducishaho, haba abapasiteri bagenzi banjye bazakurikirana iki kiganiro, nabashishikariza ko bayigana kuko ivugabutumwa ubu ngubu turasaba ko twaryagura, tugomba kuryagura. Kandi nk'uko tugenda tubibona koko ikoranabuhanga, ivugabutumwa ry'ikoranabuhanga icyo turishimira uyu munsi riragera ku isi yose,
twarigera ku isi yose rero ni ngombwa ko iyi televiziyo mwayikurikirana ndetse mukanayigana. Mbashimira mbikuye ku mutima uburyo kimudutumira kugira ngo tuze dutambutse ubutumwa bwo guhumuriza abanyarwanda, bwo guhumuriza abanyarubavu, bwo kubakomeza. Ngavuga ngo rero Imana ibambere imigisha myinshi. Murakoze cyane, kandi nongera kubwira abantu n'ubundi badukurikiye gukomeza guhagarara ku Mana, bakayikunda, bakayishyigikira, bakayihamya aho bageze. Nubwo turi muri iki gihe cya Covid, ntabwo byagutandukanya n'Imana. Pawulo yarabivuze neza mu Baroma 10:35, mbese niki cyadutandukanya n'urukundo rwa Kristo? Na kimwe. Ese ni ukurwara? Reka dushime ko uyu munsi Covid yigeze n'ubundi igenda igabanyukana. Icyo ngicyo ni ikintu twishimira, kuko isengero ubu ngubu ziri gufungurwa. Kuba ziri gufungurwa rero, ndashishikariza abantu bafunguriwe isengero kuzigana, bakajya mu rusengero, bakajya kumva ijambo rihumuriza. Muri Yesaya 40 niho batubwira ngo nimubwire abantu banjye ibyurutse imitima yabo. Muze mugane no mu nzu y'Imana, mukurikire, mwumve ijambo ry'Imana, mudukurikire ku rubuga nguru, ariko muze dukomeze twagure mu bwami bw'Imana. Murakoze. Telefone yanjye ni 078 40 33 451. 078 40 33 451. Dukorera umurimo w'Imana mu itorero Pentecote Holiness, nk'uko nabibabwiye ntangira, rikorera hariya mu murenge wa Rubavu, akagari ka Rukoko, umudugudu w'Isangano, ni inyuma ya kilinike ya Ndengera izwi hano mu karere ka Rubavu ndetse no mu murenge wa Rubavu. Mwatugana aba ku itorero ryacu, tuba duhari. Tugira amateraniro ku cyumweru, tugira amateraniro yera, dutangira saa 3 tukarangiza saa 6. Mwene data wifuza ko waza tukagufasha, abakunga y'amasengesho, waba ufite ikibazo kindi, twiteguye kugufasha kugira ngo icyo kibazo cyawe gikemuke, ariko twifashishije n'ubundi ijambo ry'Imana ndetse twifashishije n'Imana yacu. Murakoze cyane. Yesu abawumisha. Pastor, turagushimiye kuko mwatuganye. Reka dushimire n'abadukurikiye hirya no hino, tubasaba gukora subscribe kuri Rise Up Media TV kugira ngo mujye mukurikirana ibiganiro nk'ibi. Ibiganiro nakagaruka naho ubutaha. Murakoze cyane.